ndagusuhuza wowe udahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube Panda Media, udukurikirana buri munsi. Ndagusaba kugira ngo ukande subscribe niba utarayikanda, naho uhageze bwa mbere kandi niba utarakanda subscribe ndagusaba kuyikanda, ukarayikinga y'ino video kandi ugashyira igitekerezo cyawe muri comment. Kuri uyu munsi rero ikiganiro tugiye kuganiraho ni icy'abagabo babiri, Itewacu Bruce ndetse na Mugisha Benjamin. Aba ni abagabo bakomeje gufata izina muri ino minsi kuri social media, uri kugeraho ugasanga ibiganiro byose ni ibyo kuri aba bagabo. Aba bagabo rero bakaba bahanganye, ntabwo tuzi ngo uwa mbere ninde muri uru Rwanda. Muri uru Rwanda umuziki wawo uri gutera imbere cyane cyane, abo bagabo nibo bari kubigiramo uruhare cyane, ariko ntabwo turamenya ngo uwa mbere ninde. Harimo utwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, cyangwa n'uwo bita Itewacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, abenshi murabazi. Kuri uyu munsi rero ku itariki 26 z'ukwa 12 2025, ndagira ngo tuganire ku kiganiro perezida yaganirije avuga kuri aba bagabo, muri aba bagabo babiri ariko bavugaho perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu. Abo bagabo rero tutibagiwe ko bafite n'indirimbo nshyashya. Bruce Melody akaba afite indirimbo yitwa Munyakazi, ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben akaba afite indirimbo yitwa Indabo Zanjye cyangwa Impaka, wahita uko ushaka. Iyi ndirimbo Impaka rero ikaba iri no mu rurimi rw'ikinyarwanda, ikaba ari mu njyana ya hip hop, injyana itari imenyerewe uyu musore cyane, ariko nyine yakoze ibitangaza, akora indirimbo noneho iri muri hip hop. Uri kumva ni igitangaza cyane. Nimba utarayumva rero ndagusaba kugira ngo ugende umanze uyumve, wumve ukuntu iyo ndirimbo imeze, ariko manza wumve iki kiganiro kirangire wumve ibyo umukuru w'igihugu yavuze kuri aba bagabo. Abo bagabo rero ku munsi w'ejo Mugisha Benjamin akaba yegukanye igihembo cyo muri Isangano Muzika Award, igihembo cyo kuba ari umuhanzi w'umugabo witwaye neza mu mwaka wa 2025. Uyu Bruce Melody rero nawe akaba yatwaye igihembo cy'umuntu ufite alubumu nziza. Ndagira ngo alubumu ya Bruce Melody benshi murayizi yitwa Colorful Generation, ikaba yabaye alubumu rero y'umwaka. Iyi alubumu akaba ariyo yatwaye igihembo kikaba cyatwawe n'uwo mugabo witwa Bruce Melody nyiri alubumu. Mukurikirana social media ndagira ngo murabizi, ariko n'abatabikurikiranye reka mbabwire muri iki kiganiro abanza uko bagiye bakurikirana. Ubita Vestina na Dorcas nibo batwaye igihembo cyo kuba ari abaramyi beza mu mwaka wa 2025. Noneho Kevin Kade, Chris na The Ben bongeye batwara igihembo cya korabo nziza y'umwaka ariyo Foromiyana bahuriyemo. Noneho igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka cyatwaye Tsunami, ariko Tsunami yagitwaye bitoroshye kuko hari indirimbo nyinshi byari bihanganye, harimo Tombe ya Element, harimo Alavia Neringabo n'izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe cyane. Urumva ko nyine Tsunami niyo yegukanye kino gihembo. Umuproducer w'umwaka rero akaba ari producer Element Eri, akaba ariwe watwaye igihembo cyo kuba ari umuproducer w'umwaka. Naho umuhanzi w'umugore nyine w'igitsina gore, icyo gihembo kikaba cyatwawe na Bwiza, aho cyari cyitabiriwe n'abahanzi nka Ariel Wizi, Bwiza, Aline Sano n'abandi bahanzi b'abakobwa, ariko iki gihembo kikaba cyegukanwe na Bwiza. Hanyuma icyo nakubwira kuri ibi bihembo bya Isangano Muzika Award, abantu benshi nyine bari kuvuga ko ibi bihembo nyine ari ubujura bukabije, kuko ngo bari kwibaza ukuntu Kevin Kade yaba nta gihembo yabonye kandi ariwe muhanzi wakoze cyane muri uyu mwaka. Kevin Kade ibintu yakoze ni byinshi cyane, yakoze ibintu byinshi, ntabwo yari kubura igihembo, ariko nyine byabaye ngombwa ko igihembo bagiha Mugisha Benjamin. Sinzi icyo bashingiyeho, ariko ubwo nyine ni gutyo byagenze. Njyewe rero kuri ubu kugeza n'uno munsi muri aba bahanzi babiri ntabwo ndamenyamo umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda ninde. Bose ntabwo nzi ngo uwa mbere ninde. Uri kureba iyi video ndagira ngo ubwire muri comment, mbwira ati se hagati ya Bruce Melody na The Ben ni uwuhe muhanzi ukora cyane, ni uwo ukwiriye kuba uwa mbere hano mu Rwanda, akaba ari we uzamura umuziki nyarwanda, akaba ari we muhanzi wa mbere ugiye gutanga igihembo, ni uwuhe muhanzi wagiha ukurikije uko akora n'ibyo akora aho bigera? Mbwira muri comment, ubundi dukomeze tuvuge ku cyo Kagame yavuze kuri aba bagabo babiri. Ubundi mbere bakimara gutanga ibi bihembo bya Isangano Muzika Award, Bruce Melody yahuye n'abanyamakuru. Noneho abanyamakuru nyine hari ibintu yababwiye ngo bamugereze kuri perezida, harimo kumonetiza imbuga nkoranyambaga zikoreshwa hano mu Rwanda, harimo nka YouTube, za social media zose nyine na za Instagram, kuzimonetiza. Iki ngiki rero His Excellency Paul Kagame akaba yakivuzeho, avuga ko izi mbuga mu minsi itarenze amezi 3 baba bamaze kubitunganya. Perezida umukuru w'igihugu niko yamaze kuba yavuga yabitangaza. Bonereho no kubibutsa ko ku itariki ya 1 z'ukwa mbere hariya muri BK Arena hazaba igitaramo kizaba kirimo aba bagabo babiri, The Ben ndetse na Bruce Melody. Iki gitaramo kandi kikaba ari igitaramo gitegurwa na The Ben buri mwaka, cyitwa The New Year Groove, kiba kuri Bonane.
Iki gitaramo imyaka yose kikaba kiba ari igitaramo gitegurwa na The Ben kikabera muri BK Arena. Iki gitaramo rero cyari cyapanzwe ko ubundi kizajya kubera muri Stade Amahoro, ariko nyine ibikoresho byuzuye birabura, biba ngombwa ko umwaka utaha aribwo kizabera muri Stade Amahoro. Ubwo rero twiteguye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2027 igitaramo muri Stade Amahoro. Iki ngiki cya 2026 kizabera hariya BK Arena, amatike yamaze gushyirwa hanze, niba utaragura itike gira vuba tuzahahurire. Ese mumbwire muri comment, ubundi uri ku ruhande rwande muri abo bagabo babiri? Uri ku ruhande rwa The Ben cyangwa uri ku ruhande rwa Bruce Melody? Weho rero twabanye muri iki kiganiro kugeza kuri uyu munota, ndagushimiye cyane. Niba utarakanda subscribe yikande, ukandera yiki igitekerezo cyawe gishyire muri comment, kandi ufungure inzogera kugira ngo dukomeze guhura no muri video z'ubutaha. Ibiganiro by'ubutaha byose ngenda mbagezaho ujye ubikurikirana 5 kuri 5. Murakoze cyane.